Aba ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyanza, batuye mu murenge wa Kibirizi. Bamwe muri aba babyeyi baganira na BTN TV baravuga ko basanzwe barerera abana babo ku ishuri ribanza rya Ipirukore, ariko ngo kuri ubu bahangayikishijwe cyane no kuba abana babo ngo batagishaka kwiga kuri iri shuri, bitewe nuko ngo umuyobozi w'iri shuri abarembeje abakubita, ngo kugeza ubwo bamwe muri aba bana bari gusaba ababyeyi babo yuko bashakirwa ahandi bajya kwiga. Aba babyeyi baranavuga ko hari umubare munini w'abana bamaze guta ishuri, bitewe nuko abana bavuga ko uyu muyobozi w'iri shuri rya Ipirukore abahohotera abakubita, bigatuma bamwe muri aba bana bazinukwa gusubira kujya kwiga. Ibi ababyeyi barabivuga bishingiye n'inkuru yabaye ku wa gatatu w'icyumweru cyashize. Umuyobozi w'iri shuri ngo yagiye ku muhanda atangira abana bakererewe. Aba bana ngo yahise abasabira kwirukanwa. Umwe muri bo ngo yagiye mu ishuri gufata bimwe mu bikoresho yari yasize mu ntebe. Umuyobozi w'iri shuri ngo aramukurikirana amusura mu ishuri, ubundi ngamujyana mu biro bye, aramukubita, ngamukubita imigeri yo mu mbavu, amukandagira mu gatuza, kugeza ubwo ngo bamwe mu barezi b'iri shuri aribo batabaje bamwe mu bafundi bari hanze bari kubaka, baza gukiza uyu mwana w'umunyeshuri wiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Byatumye umwana w'umunyeshuri ahita ajyanwa mu bitaro by'akarere ka Nyanza bitewe n'inkoni uyu muyobozi w'iri shuri yakubise uyu mwana ashinzwe kurera. Directeur uyu mwana yigeze gukererwa rimwe, arampamagara kuri telefone afite nimero yanjye, amubwira niba yakerewe ntago bizongera. Hashira iminsi umwana ntago yongeye, ku wa mbere aramubwira ngo yakerewe, amukura mu bandi bana aramujyana aramukubita. Bukeye ku wa kabiri ndavuga nti nubwo Directeur atambwiye ikibamuhoye, reka muhereza asubira kujya kwiga. Ajya kwiga uwo munsi Directeur ntago yabonetse ku kigo ku wa kabiri. Ku wa gatatu asubira ku kigo, noneho amusanga ku kigo asanga arimo kwiga. Waje uti ko nakubwiye ko utazangarukira no ku kigo. Amujyana muri sale aramukubita, abarimu barumirwa, aramuyukanyuka. Mwarimu umwe wahuruje ajya guhuruza abafundi imigere, namujyane kwa muganga. Directeur umwana narinze kuza hano ku kigo isaha ya 11:30 abanyeshuri bose batashye, baza bambwira kabaranya nutagenda urasanga umwana wawe Directeur amwishe. Ubwo maze kuhagera nasanze umwana kuko yamukubise byahatari. Ndamubwira ati umwana uramukubita n'abantu b'ababyeyi afite bamurera, nimba afite ikosa akosheje ntabwo ugomba kumunzanira ukambwira nikosa akosheje nkabasha kuba nakurikirana icyo kibazo nabo bari bari kumwe. Ubwo byararangiye nkaho yakumvishije icyo mubwira, nanjye yahise afata harankubita. Yarankubise birangije nagiye kwa muganga, njya no kuri ribu. Nageze ahangaha abaturage nibo bandwanyeho mu burwayi bw'inkoni yari yankubise, aza kunsaba imbabazi. Amaze kuzinsaba abaturage bemeza yuko agomba kumuha imbabazi ibihumbi 50. Byanatumye abo mu muryango w'uyu mwana batanga ikirego ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB basaba ko uyu muyobozi w'iri shuri rya Ipirukore yakurikiranwa n'ubutabera. Hari bamwe mu barezi twagize ibanga nabo bavuga ko umuyobozi wabo gatari ubwa mbere ahohotera abana ku ishuri. Hari umwe mu babyeyi nawe ugaragaza ko umwana we yakubiswe. Umubyeyi we ngo baramuhamagara ngaze gutabara umwana we, cyane ko ngo yiriwe mu biro akubitwa n'uyu muyobozi. Byatumye umubyeyi ngajya ku ishuri, akihagera uyu muyobozi w'iri shuri nawe ngaramufata aramwadukira aramukubita. Ibi ngo byatumye uyu mubyeyi nawe ngajya kurega umuyobozi w'iri shuri agaragaza ihohoterwa yakorewe ndetse n'umwana we. Uyu muyobozi w'iri shuri ngo yaje kumuha amafaranga 50 kugira ngo biyunge, maze ngo arekere gutanga ikirego. Mu byifuzo by'aba babyeyi barerera muri iri shuri ribanza rya Ipirukore, barifuza ko ngo uyu muyobozi yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Nanjye ubwanjye ariko nanjye ndabisaba kuba mwamwimura mukamujyana ku kindi kigo. Je narakubiswe ngeza naho namburwa ubusa, bageza naho bazaza bafata amaguru bakazaza bakwega bajyana nk'inuzi. Bamwimura nyine kuri iki kigo. None se ko n'abana benshi bavuyemo hejuru y'inkoni ziwe, ntabwo akubita ahandi akubita mu mutwe. Se nta bana bavuyemo kubera we ziraturembeje da inkoni nyine. Umunyamakuru wa BTN TV ryatumye yerekeza kuri iri shuri rya Ipirukore avugana n'umuyobozi w'ishuri Jean Paul Nshimiyimana. Yahakanye yivuye inyuma ko ibyo aba baturage bamutunga agatoki atari byo, ariko aza kuvuga ko mu busanzwe ngajya hana abana mu rwego rwo kubaha ikinyabupfura, kandi nge nicyo abagamije no kuzamura ireme ry'uburezi. Yemere BTN TV ko yaje kwirukana burundu uyu munyeshuri mu mashuri abanza. Kuri ubu ngo uyu munyeshuri ntiyemerewe kugaruka kwiga. Umwana yarakererewe, tumusaba kwicarana n'abandi bana kugira ngo baganirizwe, arabyanga, tumutuma umubyeyi yanga kuza.
bibaye ngombwa tumutumizaho tumusanga muri sale kugira ngo tuganire menye impamvu atazanye umubyeyi ahubwo ahita ansumira ashaka kumufata. Urumva umuntu niba mfashe nahise nagerageze kumufata ndamukomeza kugira ngo atagira ikindi kintu wenda yagira gute yakora. Ibyo nibyo byatumye abarimu baza. Kugeza isa ntabwo umwana twamwirukanye kubera ko komite y'ababyeyi ntiraterana ngo twige ku icyo kibazo. Kugeza isaha ntabwo umwana yigeze akubitwa. Nadine Kayitesi ni umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Ku murongo wa telefone twamubaje byinshi ku by'iyi nkuru, yaje kudusubiza agira ati: turabanza dukurikirane turebe ishingiro ryabyo, nidusanga ari byo turakora icyo amategeko ateganya, dukurikirane mu kazi, ntabwo ari byo. Ubwo twasuraga uyu mwana twasanze mu by'ukuri agaragaza ko yahohotewe, kuri ubu ngo ntabasha kumira ndetse no mu mbavu aho yakubiswe akomeje kubabara, agasaba ko uyu muyobozi yakurikiranwa n'ubutabera bukaba aribwo bwamuhana. Iyi ni BTN TV, Ngendimahoro Samsoni. Ahandi ndi mu karere ka Nyanza, ndi ku ishuri rya IP Rukore, ahandi ndi mu murenge wa Kibirizi, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Ingaruka ni nyinshi kubera indwara ziri muri iki gihugu, n'ikindi gihe umunyarwanda yatoje gukarabwa. Ni isoko rirema kuwa gatatu, kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru, riri mu murenge wa Gihundwe ahazwi nko mu Gatsiro. Abarirema bavuga ko kuba urukarabiro bari barahubatse rwarangiritse, ubu ngo kubona aho ukarabira intoki byabaye umugani. Ikindi nacyo kimeze nk'imbogamizi ikomeye ni urukarabiro rwarashaje kubera ko rutazitiye. Habonetse abantu b'abanyarugomo bagenda barwangiza, biraziba, nta n'amazi arimo, kandi muri iki gihe indwara ni nyinshi, abantu bakeneye gukaraba ariko nta rukarabiro dufite. Ingaruka ni nyinshi kubera indwara ziri muri iki gihugu, n'ikindi gihe umunyarwanda yatoje gukarabwa ariko nta rukarabiro dufite. Nibyo ntabwo dukaraba, nta rukarabiro dufite. ubwo bimeze bite? Ubwo nyine nabyo murabitubariza, nyine batuzana gukarabira. Kuba rero mudakaraba bibagiraho izihe ngaruka? Byatugiraho ingaruka ko iki cyorezo kiriho nyine kuko cyaza kikatujyaho kubera ko tudakaraba. Kandi dufite ubukarabiro ariko rwarangiritse, kandi ubushobozi bw'abaturage bwo kubusanira ntabwo habayeho ubuvugizi, rero bakatwubakira ubukarabiro ndetse n'ubwiherero. Icyifuzo cyabo nuko ubu bukarabiro bwasanwa bagakaraba intoki mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'ibyorezo bitandukanye. Turifuza ko bakubakira ubukarabiro nyine tukongera tugakaraba. Bakadushyiriramwo umuyoboro mwiza, bakadushyiramo ibikoresho, tukabona uko tubungabungira umutekano ariko amazi arimo. Bisugiraho ingaruka kubera ko nk'izi ndwara z'ibyorezo zigenda ziza, ntabwo tubasha kwisukura, kandi abantu ntibabona urujya n'uruza, babuze ahantu umuntu uwo bahuye nawe. Bibaye byiza rero tukabona urukarabiro tukajya twinjira mu isoko twakarabye, n'isuku ku mubiri no ku mutima bikagenda neza, byatugabanya za ndwara z'ibyorezo zose zigenda zitugwirira. Ni isoko umunyamakuru wa BTN TV atasanze mu rubyiruko rw'abakorerabushake rusanzwe rufasha abaturage gukaraba intoki. Icyakora umuyobozi w'akarere ka Rusizi ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habimana Alfred avuga ko bagiye gukurikirana iki kibazo bakareba n'impamvu uru rubyiruko rutaharangwa. Ngira ngo hariya naho hari mu hantu twashyize amatimu mu masoko yose ndetse na gare, twashyizeho abantu bakurikirana uko abantu binjira, uko bakaraba, uko bashyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda amabage. Hariya naho harimo twari buri munsi ikibazo cyaba cyabaye ntibagereyo, uko hose mu masoko yose ahantu hose hahurira abantu benshi. Iyi gahunda irahari, twagiye tubashyira abantu barimo volunteers, inzego z'ibanze badufasha kuba bakurikirana kureba ngo barebe abantu bahagana. Icyo nicyo twareba tukibaza impamvu batagiye, ariko mu by'ukuri ahantu hose hahurira abantu benshi abantu barahari. Uretse ubukarabiro no kubona ubwiherero n'ingume kuko ubu hari ntibusakaye. Iri soko riremwa n'abaturage batandukanye bo mu mirenge ya Gihundwe, Nkanka, Giheke, Nkombo ndetse n'abaturanyi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akimana Ernest, BTN TV, mu Gatsiro mu karere ka Rusizi.